Turaganira muri iki gitondo urugamba ruri hagati y'umwuka na kamere. Today we are looking at the warfare between the spirit and the flesh. Urugamba ruri hagati y'umwuka na kamere. Today we are looking at the warfare between the spirit and the flesh. Umuntu arimo ibice bitatu. Man is comprised of 3 parts. Igice cya mbere cy'umuntu ni umwuka. The first is the spirit. Iyo tuvuga umwuka, when we talk about the spirit, ituvuga umuyaga. we don't talk about the wind. Umwuka ni izina The spirit is a name ry'umuntu wa gatatu imbere. of the inner man. Uwo muntu afite umutima, That inner man has a heart, uwo muntu afite amaso, has eyes, uwo muntu afite amatwi. has ears. Bibiliya irabivuga The Bible says it, ngo Imana ihumura amaso yanyu y'umutima, ivuga umutima ivuga umwuka. that may God open the eyes of your heart. It means the spirit. Uwo muntu That man nanone akurikirwa n'undi muntu wa kabiri. is followed by another part. Uwo muntu tumwita ubugingo. We call that part the soul. Ubugingo nabwo n'undi muntu. So the soul is another portion of the human being. Nawe ameze nk'uko nteye. He's like who I am. Afite umutwe, afite amaso, afite ibitekerezo, afite umutima. He has a head, he has eyes, he has thoughts of his own, he has his own heart. Uwatwikiriwe n'uwa gatatu nawe. And he's covered by the third, Niwe twita umubiri. which is what we call the body. Iyi shusho y'inyuma mureba. This outside body you Mu see. by'ukuri ishusho y'umuntu So the image of man ibitwikiriye ubugingo n'ubugingo bugatwikira umwuka. is covered by the soul and the soul by the spirit. Rero haba urugamba. So there is warfare. Umubiri n'ubugingo Now the body and the soul birashudika bikaba umuntu umwe bitwituma umubiri cyangwa kamere. are friends, and they are what we call the flesh. Ni ukuvuga mariage cyangwa se ubusabane bw'ubugingo n'umubiri nibyo bibyara ijambo kamere. The relationship, the marriage between the soul and the body is what we call the flesh. Hanyuma umwuka wo ntushobora kugirana ubusabane nabo. But the spirit cannot fellowship with these. Ahubwo umwuka ushaka kubitegeka. But the spirit wants to dominate them. Nabyo bikavuga ngo kuki umuntu ashaka kudutegeka reka natwe tumutegeke. And they also say, why does he want to dominate us? Let's dominate Noneho him. bakarwana. So they fight. Intebe y'Imana mu muntu iba mu mwuka. The throne of God in man dwells in the spirit. Intebe y'umuntu kamere njyewe iba mu bugingo. And the throne of my flesh, of the flesh, is in the soul. Naho intebe y'ubwenge ibitekerezo biba mu mubiri, cerveau iba mu mubiri. Now the throne of the mind is in the body. Uyu mubiri This body umfashanya kugira ubusabane n'ibintu byo hanze. helps me relate with material objects. Naho ubugingo But the soul bumfasha kugirana ubusabane na njyewe ubwanjye. helps me relate with my person. Naho umwuka But the spirit umfasha kugira ubusabane n'Imana. helps me relate with God. Adamu Adam yari igitaka. was clay, Imana yabumbye ifata igitaka. was the earth that God made. Yari umuntu urambaraye hasi, ikibiri kirambaraye. He was just a body but with no breath. Hanyuma Imana izana umwuka. Then God brought the spirit Ihumekera mu mazuru ye. and breathed in his nostrils. Umwuka wari muri Adamu ukomoka ku Mana. The spirit that was in Adam comes from God. Kombinezo guhura k'umubiri wa Adamu n'umwuka w'Imana byabyaye ubugingo. Now the combination between the body of Adam and the spirit of God gave birth to the soul. Ubugingo rero bufite habiri, bukomoka ku mubiri, bufitanye isano n'umubiri kandi bukagirana isano n'umwuka. So the soul is related to the body and to the spirit. Rero birashoboka ko ubugingo bushobora kwiyemeza kubana n'umwuka burundu cyangwa kubana n'umubiri burundu. So the soul can decide to be with the spirit for eternity or with the body for eternity. Ni nk'umwana uri hagati ababyeyi batandukanye, umubyeyi umwe atuye aha n'undi atuye aha, noneho bakabaza umwana ngo urashaka kuba agahitamo kubana na nyina cyangwa kubana na se. It's like a child between 2 divorced parents where they ask the child, do you want to live with your father or your mother, and the child chooses. Noneho umwuka ubugingo nabwo So the soul
bwo bwamaze guhitamo igihe cya Adamu kubana n'umubiri, igihe Adamu yaguye. In the fall of Adam, the soul chose to live with the body. Hanyuma Then umwuka asigara ari wenyine. the spirit remained alone. Ni nk'umubyeyi umwe wanzwe n'umwana agumana agahinda igihe kirekire. It's like a parent rejected by a child for another parent. They None remain with pain. umwuka urahendahenda ubugingo ngo agaruke amujyane ku Mana. Ubugingo nabwo bukavuga ati ngewe nzomatana n'umubiri ariko rupfu tuzasubira mu butaka. So the spirit is always begging the soul to come back and be connected to God, but the soul has pledged to be with the flesh, with the body. Uzumva ijambo rivuga ngo twari twarapfuye tuzize ibyaha. There is a word in the Bible that says that we were dead because of our sins. Twarapfuye kuko ubugingo bwafatanye n'umubiri, hanyuma ingaruka ziba urupfu kuko ni urupfu uyu mubiri usubira mu butaka ugapfa. We were dead because our soul chose to be alliance to the body, and we died to sins. Mwibuke urugendo twavuze rutuganisha ku bana b'Imana, Imana yiteguye kugaragaza muri iyi si. N'abana b'Imana kamere yabo yapfuye itakiriho, ahubwo umwuka niwe muzima muri bo. Remember the previous teachings we looked at, the journey becoming true sons of God who will be revealed. These are people whose flesh has been crucified and it's the spirit that lives. Uru rugamba ruri hagati rero. So the warfare Ni urugamba rukomeye is a powerful warfare. tugomba kurugiramo uruhare twebwe kubera guhitamo kwacu. And we play a role by our choices. Ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Abagalatiya 5:16 kugeza ku 18. Let's open our Bibles to Galatians 5:16 to 18. Abagalatiya 5:16 kugeza ku 18. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Mwibuke ko definition ya kamere ari ubumwe bw'ubugingo n'umubiri. Mutazakora iby'umubiri n'ubugingo birarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga, kandi umwuka nawe yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. I say then, walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Keep in mind that the flesh is the marriage between the soul and the body, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you're led by the Spirit, you are not under the law. Mwibuke ibyo Paul yavuze ngo ibyiza nshaka gukora sibyo nkora ahubwo nkora ibibi ntifuza. Remember that Paul says that what I wish to do which is good is not what I do, but I do what is evil. Igihe cyose nifuza gukiranukira Imana ariko gukiranirwa kukaza mbere. Every time I want to walk righteously, but unrighteousness comes before. Nifuza kuvuga neza ariko ngasanga navuze nabi. I desire to speak well, but I do not speak well. Nifuza kugirira abantu neza ariko ngasanga nabagiriye nabi. I desire to bless people, but I find that I've hurt people. Nifuza kudakora icyaha ariko ngasanga nagikoze. I desire not to sin, but I always find myself sinning. Nifuza kuvuga ukuri ariko ngasanga ikinyoma cyantanze imbere. I desire to speak the truth, but lies come before. Ibi bizanwe nuko kamere ihora ihabanye n'umwuka. This comes because the flesh and the spirit are at war. Umwuka uransaba kuvuga ukuri. The spirit wants me to tell the truth, Kamere ikambwira ngo wivuge ukuri besha. and the flesh will tell me you need to lie. Rero Bibiliya iravuga ngo ishano kuri ngewe ngo ninde uzangiza uyu mubiri upfa. The Bible says, woe unto me, who will deliver me from this decaying body? Ninde uzangura muri uru rupfu. Who will set me free? Ngo muri ngewe harimo itegeko ry'umwuka rimbuza gukora ibibi, ariko hakabamo n'irindi tegeko riri mu ngingo zanjye rinsaba gukora ibyo ntifuza. The Bible says that in me there is a spiritual law that requires me to do good things, and there is also a law of the flesh that leads me to wickedness. Iyi ntambara irahari.
So there is this battle. intambara ya kamere n'intambara y'umwuka. The battle between the spirit and the flesh. Bibiliya yita umuntu wa kera n'umuntu mushya. The Bible says the new man and the old man. Aho ni reference ya Adamu wa kera na Adamu wa nyuma. Also referring to the old Adam and the last Adam. Adamu wa kera yaraguye ariko Adamu wa nyuma we yaratsinze. The first Adam fell, but the last Adam overcame. Abakiri muri kamere barakurikiza ibya Adamu wa mbere ariko bari mu mwuka barakurikira ibya Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo. So those who are still walking in the flesh are following the things of the first Adam, and those who walk in the spirit walk in the things of the last Adam. Bibiliya iravuga ngo nguko Adamu wa mbere yogoje abantu bose bagapfa ngo haje Adamu wa nyuma ngo ari we mwuka utubeshaho mu bugingo buhoraho. The Bible says that just like the first Adam led people to sin and death, the last Adam is the spirit that gives us life. Umuntu arakizwa So you get saved, ariko akisanga uburakari bukiri bwose, but you're still angry, kubesha bikirimo, you still lie, utunyanga tukirimo, you still mess up, gukora utuntu tudakwiriye tukiri mu muntu. you still do inappropriate Ni things. kamere arimo arwana nayo. You're still fighting with the Iyo flesh. arangije gukora ibyo, After doing those things, umuntu w'imbere aramugaya. the inner man despises Iyo you. umuntu w'imbere amugaye, umuntu aricuza. When the inner man despises you, you feel Ngo ariko ngo guilty kuki nabikoze we. and say, why did I do N'umugaye this? w'umuntu w'imbere ari we umuntu mushya dufite muri Yesu. It's because of the inner man that we have received in Jesus who tells you that. Urwo ni urugamba rukomeye. So it's a great warfare. Imana irifuza kwerekana abana bayo banesheje iyi kamere bagendera mu mbaraga z'umwuka. God wants to reveal his true sons as people who have overcome the flesh and walk in the power of the Spirit. Bibiliya iravuga ngo kamere irarikira ibintu umwuka yanga. The Bible says that the flesh lusts against the Spirit. Muribuka umunsi Yesu yabwiye abigishwe b'i Getsemani, yarababwiye ngo umwuka arabishaka ngo ariko umubiri yananiwe. You remember Jesus telling the disciples in Gethsemane that the spirit wants but the flesh can't. Igihe cyose muri twebwe Every time in us, kamere idusaba gukora ibihabanye n'umwuka. the flesh is always lusting against the spirit. Umwuka arakubwira ngo wiyirize iki cyumweru, The spirit will tell you to fast for a kamere week, akakubwira ngo rya iki cyumweru. and the flesh will tell you to eat. Umwuka arakubwira ngo byuka usenge mu gicuku, The spirit will tell you to wake up and pray, kamere ikakubwira ngo uriruhiye uzaba usenga. and the flesh will tell you you will pray tomorrow. Umwuka arakubwira ngo fasha uriya muntu, The spirit will tell you help him, kamere ikakubwira ati ibyo mfite nanjye ntibimpagije. and the flesh will tell you I have enough on Izo my ni plate. intambara duhoramo. So we live in this warfare. Decision zacu za buri munsi Our daily decisions zibanza guca mu rugamba rwa kamere n'umwuka, always go through the battle between the flesh and the kuko spirit. hari ibyo kamere igupropoza n'umwuka akagupropoza. Because the spirit has proposals and the flesh has its proposals. Arakubwira kamere ngo nukora ibi n'ibi uratakaza ibi n'ibi, umwuka akakubwira ngo nukora ibi uraganya ibi cyangwa se urunguka ibi. The flesh will tell you when you do this you will lose this, and the spirit will tell you when you do this you will gain this. Igihe cyose ibyo umwuka yanga nibyo kamere ashima. Every time the things that the spirit hates is the things the flesh wants. Kamere yishimira ibibabaza umwuka. The flesh is pleased with things that offend the spirit. Igihe cyose kamere n'umwanzi w'umwuka. The flesh is always the enemy of the spirit. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma ngo ibyo dushaka gukora atari ibyo dukora. That's why the Bible says that we do not do the things that we wish. Ese iyi kamere umuntu ayikuramo gute? So how do you lose this flesh? How do you Iyi kamere iratugoye. Because it's difficult. N'intumwa Paul yaravuze ngo ndananiwe na kamere, ninde wayintabara, ninde wambohora. Even Apostle Paul said, who can set me free from this flesh? Iyo dusoma ibyanditswe, When we read the scriptures, tugenda tubona uko Paul yagiye ahangana na kamere kuzageza umunsi yavuze ngo njyeweho ngo noneho ndasa ngo nibishobora gutambwa ku gicaniro, kuko ku gicaniro hagomba gutambwa ikintu cyose kitanduye. Yarageze muri perfection aho ashobora gushimisha Imana. Paul fought with the flesh and got to a point where he said that
giving himself as a sacrificial offering to the altar, he had attained perfection. Imana nidufasha When God helps us, tuzareba uko yatangiye mu buzima bwe kugeza igihe yabaye umuntu w'ubwenge, we will see his journey till the time he became a man of great kugira ngo wisdom. natwe turebe ko Imana yadufasha twigiye muri basogokuruza bo kwizera uko natwe twagera ibirenge mu byabo tukagera hariya ngo nibishoboka ku muzuko w'abapfuye. That we may see through the steps of the fathers of our faith, that we may attain the resurrection. None se ko nimwe izi ngingo eshatu mu mwuka, ubugingo n'umubiri, kandi kamere yanjye ikaba ikozwe n'umubiri n'ubugingo, nabitsinda nte kugira ngo mpore nezeza Imana? Nicyo kibazo umuntu wese yibaza. Every man asks himself, how can I overcome the flesh, which is the body and the soul, and walk according to the will of God? Ijambo rya mbere, Number one, kamere igomba kubambwa. the flesh has to be crucified. Nta rundi rukingo igira, There is no other vaccine. nta kindi kintu gishobora kuyitsinda There is no way around it uretse kuyimanura ukayishyira ku musaraba. except crucifying it. Kubamba kamere ni iki? What does it mean to crucify the Ni flesh? ukuyima icyo ishaka, You need to refuse it all its ni ukuyima acts. apeti yayo, Refuse its appetite ugahitamo kuvuga ngo ndanze. and always choose to say no Kamere to it. ikakubwira ngo bikore, The flesh will tell you do ukayibwira it, ati ndakubamba kamere. and you tell it I'll crucify it. Turareba mu gitabo cy'Abagalatiya 2:20 We'll go to the book of Galatians 2:20, uko Paul wabivuga. how Paul says it. Abagalatiya 2:20 Galatians 2:20. Bibiri iravuga ngo nabambanwe na Kristo, ngo ariko ndiho nyamara sinjye uriho, ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jye, ngo ibyo nkora byose kiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kamere The kugira ngo flesh, tuyitsinde for us to overcome ni it, ukuyohereza i Golgotha, we need to send it to ni Golgotha, ukuyisangishaho Yesu yabambiwe. where Jesus was crucified. Yesu yabambwe Jesus was crucified ku mugaragaro abantu babireba, ntiyabambwe mu ijoro yihishe. in public, and everyone witnessed it. Kamere yacu igomba kubambwa. So the flesh has to be crucified. Bibiri iravuga ngo nabambanywe na Kristo, The Bible says I have been ngo crucified with ariko iyo Christ. undeba ubona ndiho. It is no longer I who live. Mu buryo bugaragara urambona ndi muzima. You see me as if I live. Turagendana, We walk together. turasangira, We share. turavugana. We Mu talk. buzima busanzwe ndiho. We live a life together. Atariko nyamara But nubwo mbona ndiho si njye uriho. though it seems I live, I do not live Ntabwo ari anymore. njye uriho. I no longer Wowe live. urandebera mu ndorerwamo z'abantu. You see me through the spectacles of men. Umubiri n'ubugingo byarabambwe, umwuka wanjye niwe ugaragara, ariko muri Kristo Yesu ni Kristo urimo kuko yicaye mu mwuka wanjye. My body and my soul, my flesh has been crucified. What lives is my spirit in Christ Jesus. Ngo ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Ni ukuvuga ngo kuko Yesu yankunze, So because Jesus has loved me, kuko Yesu yanyitangiye, because Jesus has given himself hari up ibintu for me, ntagikora, there are things I no longer hari do. ibintu naretse, There are things I have left, hari ibyarindamu yanjye things that were profitable to me, nasuzuguye. I despise. Mu ndirimbo nahimbye ivuga ngo tubiziranyeho, iravuga ngo kubwo urukundo wankunze hari ibyo naretse, hari ibyo nahebye, hari ibyo nirengagije. So for the love of God towards me, there are things I have left, there are things I've despised. Hari ibintu There are things ntagikora I no longer ku bwa do Kristo wankunze. because of Christ who loved me. Iyo ntabikoze rero ibyo When I don't do these things, mba nemewe kubambanywa na Kristo kuko nawe yarabyanze. I accept
accept to be crucified because even he rejected those mbambanwa things. na Kristo mu buhe buryo? How am I crucified with Mu Christ? bihe nanze ibyo yanze, When I refuse what he has hated. igihe ndakora ibyo nawe atakoze, When I don't do what he didn't do. iyo nkunze ibyo akunda When I love what he loved nkanga ibyo yanga, and I hate mba what he nemeye hated, kumusanga ku musaraba I tukabambana. accept to be crucified. Ngo si njyewe uriho, So I no longer ni Kristo live, uri muri njyewe. but Christ in me. Haleluya. Hallelujah. Ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri What I do in this flesh, mbikoreshwa no kwizera Yesu. I do it because of my faith Kuko in the Son of nizeye God. Yesu, Because of my faith in Jesus, nzakora ibimunejeje. I will do what pleases Iyo him. ukunda umuntu When you love someone, umuha icyo agusabye, you give them what they ask you, nubwo nawe ari cyo waba ufite cyonyine. even if it's the last thing you have. Rero nanjye kubwo kwizera Yesu, Even me, because of my faith, bundi buryo mubwo kwiringira Yesu, because of my hope kubwo in gukunda Jesus. Yesu, iyo twemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, When we accept Jesus as the Lord and Savior of our hari lives, urundi rwego dusabwa kugeraho. there is another level we are required to Ni reach. uguteranirizwa nawe na Kristo mu mibiri yacu tugapfana nawe nk'uko yapfanye natwe. To be united with Christ in our bodies and crucified with him. Ubwo buryo tubigeraho iyo tuzinutswe ibyo twakundaga bituganisha mu cyaha, iyo twanze, iyo twirengagije bya bintu byatubohaga, tukavuga ngo kuva uyu munsi kuko nemeye Yesu ngiye no gupfana nawe. We do this when we choose to hate the things that we loved, the things that led us to our sins, and then we accept to be crucified with Jesus. Iyo utangiye kwanga iby'isi, When you start hating the things that are ugera ku carnal, rwego rwo gupfa. you get to a level of Wajya death. usigara ubibona When you see these things, ugasa n'intumbi. it's like you're dead to Intumbi them. ntihumurirwa, Now, dead corpses do not smell intumbi things. ntivuga, They do not speak. intumbi ntirakara, They don't get angry. nubwo wayikubita inkoni Even if you beat them, ntitaka. they will not cry out. Bigera aho hantu rero iby'isi tubibona muri urwo rwego. We get to a time where we see worldly things Iyo like umuntu that. ageze aho When you get to this ngo aba level, ategereje kwinjira mu muzuko nk'uko Kristo nawe yazutse. you are waiting the resurrection like Christ resurrected. Tuva mu rwego rwo gupfa We come from the level of death tukagera mu rwego rwo kuzuka. and get to the level of resurrection. Yesu azutse When Jesus resurrected, yazukanye undi mubiri w'ubwiza. he resurrected with another glorious Uwo body. mubiri niwo Bibiliya yita ngo umuntu mushya. Now this body is what the Bible calls the new body. Iyo tumaze gupfa ku mubiri wa kera, When we die to the old body, tuza kuzuka twambaye undi mubiri mushya. we resurrect with another body. Uwo ni umubiri umwuka utegeka, This body is the one dominated by the Spirit. umwuka agategeka. The Spirit dominates Umuntu it, akanezezwa no gukora ubushake bw'Imana gusa. and you're pleased to do the will of God only. Umuntu akanezezwa no gukunda Imana gusa. You're pleased to love God only. Umuntu akanezezwa no kwanga icyaha burundu. You're pleased to hate sin. Icyaha kitagifite imbaraga, When sin has no ahubwo power, urukundo rw'Imana ari rwinshi mu buzima bwawe. but the love of God abounds in your Ibyo life. biza mu muntu mushya, This comes in the new man. umuntu wapfuye The man who's dead hakazuka undi. and someone else Iyo resurrects. umureba When you see him, ubona ari wa wundi uzi, it's like the one you ariko used to know, imikorere ye but his actions, arakora ibintu by'umuntu mushya muri he we. does new things. Kuko umubiri wa kera Because the old man warapfuye havamo uwundi mushya. is dead and there is another new man. Haleluya. Hallelujah. Abafite ubwenge bundi, He has another mind. abafite ibitekerezo bindi, He has another mindset. abafite gutekereza kudasa n'uko yari afite He mbere. thinks differently from the last time. Yewe iba yaravuye muri we, I is dead. kwireba kuba kwaramuvuyemo, Selfishness is dead. areba abantu. He sees other people. Ibineza neza bye ni ugukunda Imana no gukorera abantu. His pleasure is to love God and serve people. Haleluya. Hallelujah. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu ngurwe, ngo niko tuzaba duteranijwe no gusangira kuzuka kwe. Hari umuzuko ubaho. For we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Bibiliya iravuga ngo tumenye neza ko umuntu wa kera yabambanywe na Kristo. The Bible says, let's know that the old man was dead, crucified with Christ. Ubuzima bwawe,
Your life bugomba gushyirwa ku gicaniro. should be placed on the altar. Buri gitambo kizima gishimwa n'Imana niko kuyikorera gukwiriye. And you should be a living sacrifice, which is your reasonable service. Nitubimenya neza ko umuntu wacu yabambanywe na Kristo, When we know that we have been crucified with Jesus, icyo gihe umubiri w'ibyaha ntituzawuha agaciro. we will not value our flesh. Ngo umubiri w'ibyaha tuzamenya ko wakuweho. We shall know that we have completely Nta died. burenganzira ukidufiteho The flesh has no rights kuko waratsinze urubanza. because it has failed. It Nta has been mategeko overcome. umubiri wa kera ukiduhanisha Now we are not condemned anymore by the old body. ngo twe kugumya imbata z'ibyaha kandi umubiri w'icyaha warapfuye. Let's not remain slaves to sin, yet the body has died. Haleluya. Amen. Ngo uwapfuye ngo abatsindishirijwe ibyaha. For he who has died has been freed from sin. Iyo dupfuye muri kamere, When we die in the flesh, ibyaha byacu biba byandeshejwe. all our sins are overcome. Haleluya. Hallelujah. Reka dusabe umwuka wera. So let's ask the Holy Reka Spirit. dusabe imbaraga z'Imana Let's ask the power of God zidukoreshe to use us, tugere mu gihe tuzinukwa icyaha n'igisa that nacyo. we get to a dimension where we are done with sin. Ngo ariko niba twarapfanywe na Kristo ngo twizere yuko tuzabanaho nawe. Now if we died with Christ, we believe that we shall also live with him. Aha muri igitabo cy'Abaroma Paul akomeza adevelopa iriya teoloji ngo nubwo ndiho si njyewe ni Kristo urimo. Aha arabivuga rero ngo niba twarapfanye nawe tumenye yuko tuzabanaho nawe. Wewe ni Kristo uri muri wewe, niwe ukora, niwe wakagombye kugaragara. So Paul keeps developing this theology, this word in Romans, where he says that it is no longer I who live, but it is him who lives through me. Ngo kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa ngo urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. Iyo tuvuga urupfu When we speak of death, ntituvuga rwa runo umuntu afata ukamuhamba. Ruriya si urupfu, iriya ni transition. we don't mean the death where people die and we bury them. That's just a transition. Urupfu The death we speak ni of virisi y'icyaha mu muntu. is the virus of sin in Afite niko man. rupfu. Now that's death. Biriya umuntu iyo tuvuze twe ngo yapfuye, Bibiliya ntivita gusinzira. Gupfa ni ukugenda n'icyaha mu mubiri. Niko rupfu. When we say someone is dead, the Bible calls it sleeping. But when the Bible speaks of death, it means sin in man. Donc virisi y'icyaha mu muntu. The virus of sin in man. Ngo rero uwapfuye mu mubiri ngo urupfu ntirumufiteho urutabi. So the one who is dead, the death has no power over him. Amen. 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 Ngo urwo rupfu yarupfuye rimwe risa. For the death that he died to sin once for all. Rimwe gusa. Once for all. Ngo ariko uyu munsi ariho ni muzima. But the life that he lives Ngo to ariko God. natwe twiyumvamo ko twapfuye ku byaha hanyuma tukabaho muri Kristo Yesu. Likewise, you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but Urumva alive to komeza God. muri theology ivuga ngo sindiho ni Kristo urimo. So he carries on the theology that says, I no longer live, but Christ in me. Hallelujah. Hallelujah. Umuntu wa kera The old man, hari ibyo adusiga, hari ibyo atwambika, hari imyanda dutaho. there are things that are filthy that he gives us. Igihe cyose And every time aba twibutsa ko akiriho agihumeka. he's doing this to remind us that he's alive. Hari igihe umubamba agatinda gupfa. Sometimes you crucify him and he takes long to Akanyeganyeza die. umutwe atinda cyariho. And he still shakes his head and says, I Agatera live. akaboko atinda cyari muzima. And he still hits his hands and says, I live. Tugomba kuva aho hantu twamushize mu gituro neza. We need to be sure that we have buried him completely. Nanone Paul akomeza bivuga mu Bakolosayi 3 igice cya 3 umurongo wa 9 n'uwa 10. Paul says this again in Colossians 3, 9 and 10. Abakolosayi 3:9-10. Colossians 9, 10 of chapter 3. Ngo nimukabeshane ubwanyu ngo ahubwo mwiyambura umuntu wa kera n'imirimo ye. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Ibimenyetso bigaragaza ko wa kera kirimo akora ni ibinyoma. Now, the things that we'll see that the old man lives, we see lies.
reba ku munani hejuru Verse gatoya 8. ngo ariko noneho mwiyambure ibi byose. But, Bibiri iravuga ngo umujinya, uburakari, igomwa, gutukana, ngo kandi ntihagire amagambo ateye isoni aturuka mu kanwa kanyu, ntimukabeshane, ngo ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye. but now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Ku murongo wa 10 Verse 10. aravuga ngo ahubwo mwambare umubiri mushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge. And have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. Agire ubwenge kandi ase n'ishusho y'iyamuremye. According to the image of him who created him. Uriya mubiri mushya So the new man niwe ufite ishusho ya Yesu. is the one who has the image of Niwe Christ. ufite ishusho y'Imana yaturemye. He's the one who has the image of he who created Imana him. rero irifuza ko abana bayo bagaragara. So God wants his sons to be revealed. Ni abantu bambaye iyi shusho y'Imana. These are the people with the image of God Bamaze kwiyambura umujinya, who